Muraho neza bene data, turabashuhuje kandi tubifurije kugubwa neza Uwiteka abahire. Tuje muri studio nk'ibisanzwe muri bya byigisho byacu by'ishuri ryo ku isabato, turabakiriye tubahaye ikaze na karibu. Nitwa Ukwigize Jean Pierre, ndi kumwe n'abatumirwa hano, katuri imbere, reka tubakire babasuhuze kandi babibwire, noneho dukomeze n'ibyigisho byacu duhereye kuri mushiki wacu. Karibu. Murakoze, nitwa Mukandutiye Rusi, karuwe mugiye kuzabana muri iki cyumweru twigana icyigisho cya kane, kwita ku mbabazi z'Imana. Bararikiye kuzabana natwe muri ibi byigisho kandi turabakunda cyane. Murakoze cyane, reka twakire na mwene data nawe. Karibu. Murakoze, nitwa Mugabo Emmanuel, nanjye nkaba ndi gufatanya n'aba bavandimwe kugira ngo tubashe kubagezaho bino byiciro. Barakoze cyane, reka twongere tubararikire gukora subscribe, gukora share, gukora utanga comment, byose birakenewe kandi inshuti tubifurije gukomeza gukurikirana ibyigisho no kungurwa nabyo bizina rya Yesu. Tugiye kujya mbere rero mu byigisho byacu, ariko mbere yuko dukomeza reka dusabe mwene data, mbere yuko dutangira iki cyigisho cy'iki cyumweru nk'uko mushiki wacu abitubwiye cyitwa kwita ku mbabazi z'Imana, reka dusabe mwene data Mugabo Emmanuel abanze asenge, noneho dukomeze n'ibyigisho. Karibu Mugabo. Data twese uri mu ijuru, turagushimye kandi turagudimbaje, tugushimiye imbabazi zawe n'ubuntu tugaragariza uko bukeye n'uko bwije. Urukundo rwagaragarije mu mwana wawe, urwo narwo turarubona uko bukeye n'uko bwije. Turakwinze kugira ngo imitima yacu icishirijwe bugufi kwakira ijambo ryawe, maze ritubere ameneze yo kugukunda no kugukorera, nugaruka tuzishimira kugusanganira mu izina rya Yesu. Amen. Rakoze cyane, Imana ibahe umugisha. Reka dutangire rero n'icyigisho cyacu. Reka twakire mushiki wacu Rusi, noneho adutangirire iki cyigisho, aratubwira umutwe w'icyigisho, anatubwire n'ingingo y'uyu munsi. Ni karibu. Murakoze cyane. Tugiye kwiga rero icyigisho kitubwira ngo kwita ku mbabazi z'Imana. Isomo ryo kuzirikanwa riratubwira ngo Isiraheli we, uririmbuje kuko wangomeye kandi ari nge mutabazi wawe. Isomo turaribona muri Hoseya 13 umurongo wa 19. Umucyo wose umuntu yanze kwemera, umuburo wose asuzuguye cyangwa ntawiteho, ikivuzo cyose yirundumuriyemo no kugomera amategeko y'Imana kose, biba ari urubuto rubibwe kandi rutabura gutanga umusaruro. Aya magambo tuyabona mu ntambara ikomeye, page 36. Mu by'ukuri ahangaha uyu mutwe w'icyigisho namwe murabumva neza uburyo Isiraheli iri kuburirwa uburyo ariyo yirimbuje, kandi uko umucyo wose umuntu yanga kwemera, umuburo wose asuzuguye, ko aba ari urubuto rubibwe kandi mu by'ukuri butanga umusaruro mwiza cyangwa mubi. Ingingo yo kuwa mbere rero iratubwira ngo iminsi yo kugendererwamo. Kuri A, ni uwuhe muburo utangwa kugeza ku irangira ry'igihe cy'imbabazi? Hoseya 9 umurongo wa 7, kamwene data Mugabo ahadusomere. Kuri Hoseya 9:7 hari amagambo atubwira ngo iminsi yo guhanwa irageze, iminsi yo guhorwa irashyitse. Isiraheli azabimenya, umuhanuzi yabaye umupfu, n'uwahanzweho n'umwuka yarasaze, basarishijwe no gukiranirwa kwawe kwinshi n'ubwanzi bwawe bugwiriye. Wakoze cyane. Mu by'ukuri aha hantu hari umuburo uri gutangwa. Isiraheli mwumvisha umuburo yahawe mu by'ukuri. Natwe ab'iki gihe uyu muburo Isiraheli ya kera yahawe, natwe turawuhabwa muri iki gihe, kuko inuza igihe cyo guhanwa natwe ku muntu utizeye Imana by'ukuri. Ubwo impanda y'emerwa igiye kuvuga Yesu agatunguka ku bicu, abazaba batarakoze iby'Imana ishaka, batahagaze mu kuri, ibihano by'Uwiteka birabategereje. Ariko ababa barabibye neza bagahagarara neza, imbabazi z'Imana zibariho. Aha rero turakomeje kugira ngo twumve neza aya magambo,
utekereze neza muvandimwe, ntekereze neza, arakubwira nanjye ambwira. Aha haratubwira ngo umutima wa A ntiwiyeguriye Imana, afite ubushobozi n'impano agomba gusobanurira Rugaba rwa byose ukomeye uko yabikoresheje. Ahangaha inyuguti yakoreshejwe ngo A, nta muntu wavuzwe izina, ariko mu by'ukuri mu muntu yaba ngiye cyangwa wowe. Yego, umutima we ntiwitanze kandi imibereho ye ntihamanya n'ibyo avuga ko yizera. Nyamara yagiye akorana bya hafi cyane n'umurimo wera w'Imana mu myaka hafi 20. Mbega umucyo yabonye, mbega amahirwe yagiye agira. Yabonye amahirwe atabonwa na benshi yo gukuza imico ya Kristo ihebuje. Amagambo Kristo yavuze ubwo yaririraga i Yerusalemu amusohoreho ngo, iyo umenya ibyaguhesha amahoro, ariko noneho bihishwa amaso yawe. Muvandimwe A, igihano cy'Imana kiragusatiriye kuko utamenye igihe wagenderewemo. Aha biragaragara rero yuko iminsi yo kugendererwamo ni iminsi iboneka mu gihe yabonetse mu gihe cya Isiraheli, cyangwa kugenderwamo natwe muri iki gihe. Umwuka wera ashobora kukugenderera, nta nubwo arashobora gusa, ahubwo aratugenderera akubwira muvandimwe, yagoragoza, ntibimeze neza, wakosora ibi, wakwihana. Iriya minsi izagaruka mu rubanza kuko wagenderewemo ntiwabyitaho. Nutabyitaho rero iki gihano kiradusatiriye, cyangwa se nk'uko cyasatiriye Isiraheli ya kera. Aha nanone batubwira undi muntu bita B, kubera ko ari ibintu by'abantu babiri, turabyihanganira kugira ngo tubisome. Uwitwa B nawe n'undi muntu mugenzi wundi, nawe bahuje intekerezo, ariko we ntabwo ari nyamwigendaho nka we. Bombi bakunda ibibanezeza kurusha uko bakunda Imana. Imigenzereze yabo ihabanye rwose n'imibereho ya Kristo. Babuze gutuza, kwirinda, kwiyegurira Imana rwose. Kuri B, umurimo w'ubuntu bw'Imana ukabije kuba amajyejuru. Yifuza kuba umukristo, nyamara ntaharanira gutsinda kamere no kugira icyo akora akurikije ibyo yemera ko ari byiza cyane, cyangwa se ko ari bibi. Imana yemera ibikorwa, si amagambo atagira imigambi idafashije. Aha rero tubonyemo abantu babiri, tubonyemo rwose nk'uwamaramaje kutagira icyo akorera Imana, ese umuntu utiyegurira Imana. Ko tubonye n'uwa kabiri nawe kutari nyamwigendaho, ariko nawe imibereho ye ijya guhana n'iy'uwa mbere. Aha rero bikaba bigaragara ko ari imihuro iboneka kuri aba bantu bombi. Ubwo rero reka ne kwibanda kuri byinshi, namwe mbaho umwanya wo kunganira. Murakoze cyane. Murakoze cyane Rusi, Imana iguha umugisha cyane kwita ku mbabazi z'Imana. Dukwiriye kwita ku mbabazi z'Imana, kubera ko ibibi n'ingorane twikururira nibyo biturimbuje. Nk'uko Isiraheli hano itubwira ngo irimbujwe, ngo Isiraheli we uririmbuje kuko wangomeye. Kugomera Imana kwacu niko gutuma turimbuka, yani ko Imana ye dufitiye imbabazi. Hano rero harimo ikintu gikomeye muri iyi ngingo yo kuwa mbere. Umutima kuri uyu mwene data hari impano dufite kandi tugomba kuzazisobanurira Imana ziduhaye. Mugabo ibi bintu urabyumva ute? Tanga inyunganizi kuri iki cyigisho kiryoshye gutya, ariko kiryoheye amatwi y'umuntu wumva ashaka guhiruka. Urakoze cyane rero ko mu mwanya, ngira ngo mushiki wacu nk'uko yagiye aritubwira ndetse n'amasomo twagiye dusoma, bigaragara ko neza uyu muburo Imana yatanze yawuhaye bano bantu batanze b'amaharapo biri, hari A hakaba na B. Aba bantu ikibazo bari bafite, bari bahuje ibitekerezo, ariko noneho imiburo Imana yabahaga, yayibahaga mu buryo bw'urukundo, mu buryo bucishije make, mu buryo bucishije bugufiya, nta guhata, kandi nabo bakayumva. Ariko noneho ikibazo cyari gihari, ntabwo babyumvaga ngo bashyire mu bikorwa. Noneho bigahita biba ingorane rero kuri abo bantu,
za ntekerezo zabo. Ijambo ry'Imana rivuga ngo ijambo ry'Imana ni ukuryumva ariko tugakora n'ibyo ritubwiye, ntabwo ari ukuryumva gusa. Bo barabyumvaga bakumva imiburo ariko ntibashyire mu bikorwa icyo imiburo ivuga. Ugasanga rero wowe n'ikibazo cyo kuvuga ngo baririmbuje. Niho rero Imana ivuga ati Isiraheli we uririmbuje, muri make urizize. Barizize rero aba bantu nyine bari badiriwe inama, bagirwa, bahabwa imiburo, bahabwa imicyabo, ariko bakabyumva nabo ariko ntibashyire mu bikorwa icyo bibasaba. Nicyo kibazo bari bati. koze cyane. Rusi, sinzi niba reka guhe umwanya ugira ikindi wongera kuri iki cyigisho. Karibu. Murakoze cyane. Icyo nakongeraho mu by'ukuri, Imana n'ubukundo. Imana n'urukundo, Imana ni nyambabazi, kandi twebwe tubasha kujya kure y'Imana ariko Imana yo ntibuto ibirawo. Rero umuntu wese uzarimbuka azarimbuka yijize, ariko Imana nta ruhare yabigizemo. Yego, urakoze cyane rwose. Iyi ngingo ni ingingo nziza. Hano dufite mo ikintu gikomeye. Kuri hano amagambo ari kutubwira muri iki cyigisho turi kwiga. Abafite ibi byigisho ku ipaje ya 20 bazabisomere. Hano kumva ntabwo biharagije gusa, ahubwo dukwiriye kumva ariko twarangiza kugashyira no umukono. Uyu A na B bahawe inama cyane, ariko ikosa bakoze ntabwo bashyira mu bikorwa. Hano rero nkuko mushiki wacu yaramaze kubivuga, ayo A ashobora kuba we cyangwa jyewe, B ashobora kuba we cyangwa jyewe, muri iyi mico itandukanye. Rero kutubwira kumva, kuba turi kurica no kuba tuganira, ibyo ntibihagije, ahubwo igikomeye ni ugushyira na hehe no mu mukwakwa. Rero mukuri iki cyigisho nuba twagishyira ku musozo, ariko reka twakire mugabo niba ari akantu yakongeraho no dusoza iyi ngingo. Arakoze. Akantu nakongeraho kare aboneka muri rasomo twasomye. Rasomo buriya ryavuze ngo iminsi irageze, iminsi yo kujya yawe nyine irasohoye. Ni ngo igihe cy'Imana iba yagennye icyo kugira ngo wihane usubize ibintu ku murongo kirageze, ariko nyirukugerwaho cya gihe ntabwo wabimenye. Niyo mpamvu rero yavuze ngo urizize, kuko Imana gwaye umwanya wa mbere, umwanya wa kabiri, ariko ugira gute ntiwarangiza ibintu nkuko byari bikwiriye, ntiwihana, ntiwatunganya ibintu, kandi imiburo wagize gute wayiha. Ubwo rero niho hari kuvuga ngo Isiraheli we urizize. Umuntu rero kwizera rero nyine nuko aba yahawe imiburo, agakora buri kimwe cyose, abana agakora kimwe cyose, ariko umuntu akanga kumva, agakomeza n'undi akabora muri bya bindi bye bya mbere. Imana regera igihe igashyiraho iherezo. Akoze cyane. Reka bashimire, murakoze cyane. Ejo muzagaruka kugira ngo dukomeze n'ibi byigisho. Imana ibahe umugisha, nubwo byitangiye Imana ijye ibahe umugisha. Ariko n'abadukurikira, abo dusangira umunsi ku wundi, nabwo Imana ibahe umugisha. Komantere zanyu, ibyifuzo byanyu n'ibindi byose mugenda mudukorera mutugaragariza ko turi kumwe, mukuri Imana ijye ibahe umugisha, kandi mukomeze tubane twumve neza ibiri muri ibi bitabo, ibiri muri ibi byigisho, ni inyungu kuri twe. Uwiteka abahire mu izina rya Yesu. Amen.